rero mubwire uno munsi mpagaze ku mugisha wa danje ejo bundi gire gutya nigira i Kigali noneho mukuva yumbaza ngo byagenze gute mani nakubitanye n'icyana oje ari kumbaza ngo kimeze gute mani nitoso sunabikubwira gute kirateye fresh kuri nyiramuganga wanjye mana aramvura nkatuza oji man kirose ko numvishe mana amagambo ngiya man ndumva bidashoboka ibyo bintu mwana man kabakobwa b'i Kigali ndamona ngo numva ni danje bakoza aho reka data man wahagenda buhoro umukobwa w'i Kigali mbona bitagemeze neza man numugeze mu murima bikanga bizashoboka ibyo bintu mbwiye ndikora mugira inama nka kirose wanjye nemera man ntago bya nakwishimira man nokuri waca bugufi abakobwa b'i Kigali ukabagendera kure ijisho rikaba rye man bakirebeye nyiramwiza wanjye ukabona ko ntacyo atwaye uyu mwiza urane yaramugoje umutima wanjye man wareberaho ugafatiraho ukabone utanga urugero uyu mwana imirimo yose arayigerageza yose ishoboka arayikora shanje nyampisi singora gikoto y'ijana ego ko iramagije yitonde gato tumva wamamagaye uramamagaye nizere ko atari wowe kuko ndumva waramise nsara yigo mani sikuntu nari nagukumbuye byafo kinwa yego mani ugiye kungwaho reka genda mani nanabitekerezaga nkumva bidashoboka gira vuba nakareba mani bizura nta n'ibintu bikaze wakira ese sheri ko nakubuze uri hehe ndi hano hafi mu kayira ku impande ku giti ku gipangu cy'umutuku yego ndi kuhabona imbere yanjye sawa yo sheri ntari bireka nohereze zamaza gufata ntari kinguriye tubite ngeraho nabi kazi okay reka mbwire zamu ntari we zamu Karame boss Karame ndio inza boss urayimwitabye uronyitabye ako nk'ubugena guhamagare sheri wanjye amaze amasaha 6 arahanze ubundi wari uri mu bikigo nabonye kiza n'ibisafura igihe cyose buri mu nkono amafuti yawe nzayagenze gute boss nyihanganira ngize mu gikari gato sangira mu birongo nahanze kandi ya makasere gukora mukasanga none uranyirukanye ahubwo boss mbawumbwira akantu rwose nuko niba shoyere ku gipapo reka ngende wande wariwe mitana nyirute mitinza mu kinguri boss ujye nyihanganira nakuzandara karira se ako mvumbutsi ubu koko nzakugenze gute aka kanya nizere ko amafuti yawe ngiye kuyahagarika kuko sheri wanjye igiye kuza ntabwo ari uwo hafa uzana ya mafuti yawe boss sheri wawe ndaje ndamwita mukore service bari butumuzana tabari karashika ntabwo ari karashika ihute Itonde ngiki ariko mana we yego digi ariko abakozi mwabaye muti abazamu bakuvanye akariro utazi kwambara inkweto utazi kwambara reba usigara tebeza ngo nigirayo nje kureba sheri wanye muri iki gipangu witonde rwose sheri wawe urifashura kwicaye n'amaso aguturumbutse nk'ay'inturo zamu iwanyu aho waturutse urahazi aha ni kwa sheri wanjye witonde sawa sheri wawe nyine iki akubuzamu bw'iki gihe bwabaye yego digi uratomaje akabura gakwicaye nk'akishoka ibone buno upangu umanutse ukuntu ati nabonye sheri wo boss wanjye ngo nago nabe muri sheri wiwe rero ese kuri amagambo yakwirenze bwe umva bisa ni inshira sani witonde umenye ko uyibura ko sheri wanjye covid arateye akubugabo bwagenda akuwa kagabo umva ikirenge kuri nyamunsi akutonde nyabona nakubwira nk'ubu abakobwa nk'ubu bakifata bakaza twawe dupaho ngutu bakifata bakaza binamo ubwo wasanga uje gutera boss wanjye ibirwara nk'ubu watanga ari ibisasu birimo ukifata ukaza ubimuteruka mu mushinga aho nyawo we zamu Karame boss ko numva indura ngaho bimeze bite washere wawe yarashe namuhaga karimu mureka yinjiranye yambaye nka rwa squatter ariko mwawe sheri mwiki
igipangu cyawe kiba reba nk'ubu ngubu cyari cyamesheje hanze mvumbu sureba uyu munsi urataye Nyakariro nguhaye iminota mike yonyine urambura Sheri bise yo ni wowe ni njyewe kari mukumva bose urareba iki hano urareba iki kari sheri amakuru kiriya kizamu cyawe ugire kiba kiri kuri porotayi cyari cyamesheje hanze narwanya mana yanjye ngiye nutakirukana njye ndasohoka ngende witemo njyewe cyangwa umuzamu wawe ko afite agasuzuguro gakabije sheri urarakaye se gabanya kurakara zamu nawe ndamumenye ariko niba yageze kuri wowe njyewe kiroso samu ndamwishe ninamwica uno munsi aramenya ko cyakubwiye gute umva yambwiye ngo ndi inshinzi ngo ndi kureba ngo ndi kovide ngo ndi iki mbega nta nubwo nashobora kubisubiramo njye nabo mbese ibintu yabivuze yabivuze zamu wanyana yimbwa Karame bose nari nkwitabye nende gutunganya utuntu hano mu gikari ariko nyirabona ko nabikemuraga mu minota nka 30 bya kuba bihiye rwose sheroka mwakene shero ufite n'umusheri mwiza gabanya amagambo vuye hano nkubwire bose ntarebe ndaje mabusha nyihanganye urabona twatinze gusa nyine ndi mu gikari se mabusha bose ko nagagusanza ndabona nimbizi kare muri iyi minsi bose wanje mara ntabwo ari gupfa kwinjira mu gipangu hano dore ko zakarashika ze muri iyi minsi zibona igipangu kera cyiza zikaza zingura bose wari murinda umutekano n'ubu ndakora iki ndakora akarete mu kanya bisugahobereza mugo nawe mugo waragahubutse ureba nawe cyakora nk'umudayimoni nyihangane akayirana no kuruca kimeze akubundi ibigambo byawe ugira ntabwo bishira cicucu gusa ako abazamu mwarasaze reba n'inyuma imbere y'umushyitsi ako reka nza urabizi uyu munsi nudata reba inda yacu uyu munsi mwese muzibanga mwakigera nashe namuzamu bose bundi nkabitubya bose niba cyazanye umwuko nunyumve inje kujya wumvishe kakoza kunyuka koze arifasha tumbotse umwana mu bishero ngabo ngabo bara birwara za covid ako shi nihangane wawe abo nijye bukuye kubatandukanye bamvutse karame uyu ni iki cyane wow wewe uri iki bose ngende umukozi naguze umwanya wawe aka kanya ndavuze ngo mu gikari aho urara nakeye kwazi fata utwawe unsokera hano uzagaruka ari uko wisubiyeho wamenye inuze yawe komanyoko toka uzagaruke wagize bose tubanye neza ubwo nyirukanye muri aya masaha dore nyimya n'agatike ko kwitahira ubwo rero ibintu nkore ntabwo ari sawa gusa bose banyeneye wazambwira nkagaruka toka sha nkugarura se nkugarura ninkukenera nzashaka n'abandi we nyankara gato toka saa nuko abakire b'iki gihe baba ubwo bwanwa bwawe mubwasumbira iki wagiye nta n'itike wagiye yitwaba bose sha itike uzayake so sha wanjye gerawe wari waranzengereje urabagome utaragenda urabagome genda sawa shasheri wihangane buranda gikize urabagome